murakoze cyane. Turabashimiye cyane ko mwateguye imitima yanyu. Turabashimiye cyane ko Imana yabarinze. Dushimiye n'Imana cyane yaturinze twese tukaba dushoboye kuza imbere yayo. Nukuri aka nakanya keza, aka nakanya kagaciro, aka nakanya k'umunezero, aka nakanya tugiye guha imitima yacu kugira ngo Imana ivugane natwe. Haya ndirimbo duhora tuzi twese tujya tuvuga mu nk'isengesho ngo umpe akanya mwami nze nkwegere. Gira ngo mwese murayizi. Umpa akanya mwami nze nkwegere. Haleluya. Rero igitondo cyiza kuri mwese abana b'Imana n'abantu b'Imana. Nkuko rero twari turi kumwe icyumweru gishize nanone nkuko nabateguje na n'ubu turi kumwe kandi tuzahora turi kumwe. Tugiye kujya mu kanya ko kumva icyo Imana itubwira mu isaha nk'iyi. Reka duhuze imitima twese dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo tukuje imbere twizeye neza kuri Imana, tukuje imbere tuzi ko udahinduka, tukuje imbere ko tuzi neza ko turi mu bihe bihinduka, tuzengurutswe n'abahinduka, tuzi ko natwe tujya duhinduka, ariko umunezero n'ibyiringiro dufite nuko tuzi ko kandi tukaba twizeye kuri Imana idahinduka. Rero uri Imana yirahiriye mu ijambo ryawe uvuga uti narambuye ukuboko kwanjye ntawankoma mu nkokora, narambuye ukuboko kwanjye nahaza kwifuza ko imitima yanyu, narambuye ukuboko kwanjye nagukoraho ugahinduka, nohereje ijambo ryanjye wakira. Ni muri aka kanya rero twakira ijambo ryawe Mana, twakira ijambo ryawe twizeye ko nkuko uvuga muri Yesaya ntabwo riri bumanuke ngo risubire nkuko risubire y'ubusa. Nizeye neza ko nindangura ijwi ryanjye Mana igira neza uri buvugane n'imitima ya benshi banteza amatwi n'abazakomeza kunyumva, wowe ukabaganiriza, wowe ukabahumuriza, wowe ukabakomeza, wowe ukabahishurira, wowe ukababarira ibyaha, wowe Mana nk'Imana ishobora byose kandi uzi byose, wowe ugakiza indwara, maze hanyuma ya byose tukanezezwa no guhuza imitima tugusubiza icyubahiro. Rero urakoze kubikoze, nizeye ko turi busoze tunejejwe no kwavuganye n'imitima yacu kandi ibyo wavuganye nabyo ubisohoze. Habwa icyubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Nanone rero ndabashuhuje nkuko babwiye, nitwa Roza Karasanyi, umushumba w'itorero Deliverance Church mu Rwanda no hanze rungirije. Rero nshishijwe bugufi nuko Imana yanshoboresheje kugira ngo tuganire. Igihe gishize rero twaganiriye ku magambo magufi y'Imana, na n'ubu tugiye kuyajyamo dusobanukiwe twese ibihe turimo. Ndagira ngo mbaze nkubwire nti humura. Humura, humura. Iryo jambo ni ryo tugiye gukomeza kureba. Tugiye kongera dushingire mu ijambo nasomye ubushize Imana yaganirije imitima yacu, riri muri Timoteyo wa 2 igice cya mbere n'umurongo wa 7. Ariko by'umwihariko rero kambabwire nti mwajyaga muhora mwumva umuntu hano umunyamakuru muri radio Sana cyangwa se Restore FM muri radio Sana, ariko ndagira ngo mbasobanure burya abatamuzi n'umukozi w'Imana. Rero Jado Office agiye kumfasha gusoma ijambo ry'Imana mu bimenyere n'umunsi atabaganirije mu bujyanama mu ibaruha na Sana mu weekend relax, ariko nubundi yagiye mu ijambo ry'Imana byimbitse muzahabwa umugisha. Rero reka musabe ansomere harya twari turi icyumweru gishize muri Timoteyo wa 2 igice n'icya mbere umurongo wa 7 maze dukomeze. Ngaho Jado ukomeza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Timoteyo wa 2 no kuvuga ngo ni igice cya mbere n'umurongo waho wa 7 handitswe ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Urakoze cyane. Timoteyo wa 2 rero ni igice n'icya mbere umurongo wa 7. Arongo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba. Aho niho nashingiye
turabizi twese ibihe turimo, imitima ntabwo wabihakanya, hari ibintu biteye ubwoba, iki cyorezo giteye ubwoba, n'abandi bari basanzwe barwaye bafite ubwoba. Arega n'iki cyorezo kitari cyaze iki virusi ya corona, benshi bari bafite ubwoba, bamwe bari ku bisasiro, bamwe bararwaye, abandi barihebye, abandi bafite ibibazo bitandukanye. Nk'uko iminsi imeze muri iki gihe, turi mu minsi rero itoroshye, turi mu minsi ikomeye, ariko ndagira ngo mbwire ngo ni iminsi sibwo bwa mbere bibaye, sibwo ibihe nk'ibi bibaye, sibwo ibintu biteye ubwoba bibaye. Abenshi duhora mu bwoba, ariko ibyo nubwo byafashe intera, ariko mfite inkuru nziza muri iki gitondo. Mfite inkuru nziza muri iki gitondo, nongera nsubiramo mvuga ngo twebwe abizera Imana, twebwe abafiteho Imana nk'Imana yacu, rero ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ni ukuvuga ngo rero dufite ubwoba. Ukuri ni uko hari ubwoba, ariko hari ibanga. Burya ibanga rero ni ikintu gihishwe, kandi hagira abagihishurirwa hagira abagihishurirwa. Ni nayo mpamvu natangiye mvuga nti ngiye kuvugana n'abana b'Imana, nkavugana n'abantu b'Imana. Aho naho masobanuro utagira ngo ni ugutandukanya kundi, ariko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo tuzi ni uko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Buri muntu wese ni umuntu w'Imana, yaba uri uko uteye cyangwa ukusa cyangwa ukungana, uri umuntu w'Imana. Ariko muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 haravuga ngo abo bose bamwizeye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ni nayo mpamvu rero mvuga nti ndavugana n'abantu b'Imana, kandi ndavugana n'abana b'Imana. Aha rero ku bana b'Imana, kubasobanukiwe ibanga ry'Imana, kubasobanukiwe isezerano ry'Imana, abamwizeye bose, abahisemo kumwizera, aho ndashimangira cyane. Kuko ikinejeje nuko nta mupfapfa turimo, nta nuwo nifuriza ko yaba umupfapfa hagati yacu. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umupfapfa yibwira mu mutima we ngo nta Mana iriho. Abo rero bahagana ko nta Mana iriho, niba ijambo ry'Imana bita abapfapfa, ariko mu yandi magambo uvuga ngo ni ikigori. Ubwo rero aho sindi buhatinde, ndavugana n'abasobanukiwe ko hariho Imana. Kandi niba nawe wari ukibishidikanya ugira ngo ni Imana, burya rega buri muntu agira Imana ye. Hari abagira ibiti nk'Imana, hariho abagira inka nk'Imana, hariho abagira amabuye nk'Imana, ariko dufite Imana yaremye ijuru n'isi, izi byose, ishobora byose nk'Imana yacu. Aha nibo tuvuga ngo muri iri jambo haravuga ngo kuko Imana itaduhaye twebwe abana b'Imana, twebwe abahishuriwe ko dufiteho Imana nk'Imana yacu, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Aho ubushize nashingiye ku mbaraga ziba mu mutima y'umwana w'umuntu. Burya nabisobanuye neza, kandi mujya mubibona umunsi ku wundi, impinduka y'umuntu tubonesha amaso. Kugira ngo umuntu agire impinduka zifatika, kugira ngo umuntu ashobore kugira ikintu gitandukanye gishobora kwemerera umuntu kugaragara ko ari udasanzwe, imbaraga ziba zishingiye mu mutima. Umuntu kugira ngo abe udasanzwe, kugira ngo agere ku bikomeye, kugira ngo ahagarare mu bikomeye akomere, kugira ngo ahagarare no mu bidashoboka abone bishoboka, aba yakiriwe. Imana yamuhaye imbaraga, yakiriye imbaraga z'Imana mu mutima we, agakomera mu mutima. Kandi nubwo wakomera mu mutima utizeye, ibyo twarabibonye rero ko wizeza umutima wawe ukabazwaho gukiranuka. Ni mu Baroma igice cy'Icyenda duherekwaho ku murongo wa 10, wizeza umutima wawe ukabarwaho gukiranuka ngo ukatuza akanwa kawe gakizwa. Ndavugana rero nkuhumuriza mvuga nti muri ibi bihe biteye ubwoba, aho bigaragara ko umwana w'umuntu nta gisubizo, Imana yacu ndagira nkubwire inkuru nziza ko Imana yacu ifite igisubizo. Iyo Mana rero ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga. Mu mitima dukomere. Iyo umutima ukomere, umubiri urakomera. Ngo no kwirinda. Aha rero kwirinda ndabyo ndabivugaho. Uragenda tubikurikira mu ijambo tugiye kureba ry'Imana. Iyo ugize ubwenge, ugira ibyo ukora n'ibyo udakora. Nk'ubu ngubu turahamagarirwa kwirinda guterana turi benshi. Turahamagarirwa kwirinda kwegerana cyane nk'ubutsiko bw'abantu. Turahamagarirwa gukaraba isaha ku yindi. Turahamagarirwa gushyira mu bikorwa
amabwiriza yose yo kugira ngo mu bwenge bufatika iki cyorezo tukirinde nk'abanyabwenge. Gukaraba buri mwanya, kudahoberana nk'umuco wacu tuzi no kufatana mu ntoki. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo, ntabwo Imana yaguhaye umwuka w'ubwoba, nubwo ibyo uzageramo cyangwa ibyo uhagazemo byaba biguteye ubwoba, ariko hishurirwa ko wakire neza ko Imana yaguhaye umwuka w'imbaraga. Komera rero, nakubwiye mwene data unteze amatwi, komera uhumure, komera ukomere. Numara gukomera ube nka Yesu igihe yabwiraga Petero ati komera, nurangiza gukomera ushobore gukomeza abandi. Reka rero dukomere, dukurikize amabwiriza. Ariko reka mubwire, hari ibwiriza riruta ayandi mabwiriza yose, hamwe no kwirinda tugakaraba. Tugiye kubikurikirana mu ijambo ry'Imana tubirebe neza. Rero umwuka w'ubwoba burya urwanya kwizera. Tuzanyura mu mihanda y'izahabu, hagati y'aya mabuye yitwa yasipi. Tuzahora turirimba Hoziyana, tuzahabwa impundu nyinshi z'abakijijwe.